Yola, reka tubasuze mwese badukurikiye hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda, ndavuga umujyi wa Kigali, amajyaruguru, amajyepfo, iburasirazuba ndetse n'iburengerazuba. Ntabwo twibagiwe n'aba diaspora cyane cyane abari muri Amerika ndetse Afurika yo hepfo nayo sinayibagirwa, ndavuga Aziya ndetse na Atlantika, ndetse baba diaspora cyane cyane b'inshuti zacu nk'uko mukunda kudukurikira cyane. Iyi ni Ndamugiston TV iri kumwe na Sara TV Show. Okay, Sara TV Show. Uyu munsi ni umuroni fire. Uyu munsi murabona umuntu kuri kamera, ni umuntu udasanzwe cyane. Bamwe muramuzi, hari n'abandi bantu bashyashya mutamumenyereye, ariko ndagira ngo uyu munsi mufate agatebe twige. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibintu byiza cyane. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo burya uno kwirinda biruta kugira ute biruta kwivura. Ariko noneho byakabaye byiza, noneho ni gute nshobora kwivurisha ibimera? Imana ijya kurema yaturemeye ibimera byinshi ndetse bigenda bidukikije cyane cyane. Byakabaye byiza ko twivurisha ibimera gusumba ko twakwivurishije indi miti y'ahandi hantu runaka, kuko nayo isa nkaho iba idukikije. Ndagira ngo kamuhe ikaze kuri Ndamugiston TV na Sara TV Show. Ndabasuje cyane mwese abadukurikiye, babwira ngo amahoro y'Imana akomeze kubana namwe, kandi sinjya nsoza ntabwiye abantu ngo ubuzima buzira umuze. Nicyo kintu cya mbere bambifuriza. Aha, arimo atwifuriza ko twagera ubuzima buzira umuze. Ese ni iki udufitiye mu nkangara? No mu mwanya ndivimuzi hanyuma mbabwire, ariko uyu munsi ndifuza ko abagabo rwose ibibazo bajyaga bibaza bijyanye n'amajyepfo uyu munsi biri busubizwe. Aha, uyu munsi murabona ko namuzanye rero ni umumama wamamaye cyane mu gutanga imiti kabuhariwe ndetse imiti y'ingirakamaro, ndetse ngo ni imiti hafi y'ubwoko bwose. Araza kutubwira ese ni imiti ikora iki, ivura ite, byagenze bite, ubundi ni gute wisanze muri umwuga wo kuvura? Ukuntu nisanze muri uno mwuga rero, nanjye sinahita mvuga neza ngo ni ryari naba naratangiye kumenya kuvura, kuko ndi na muto cyane naravuraga. Ariko wakwegera mikoro kugira ngo badukurikiye babashe no kumva n'amajwi neza. Ndabiza amashusho murimo murayareba neza cyane, muze kutwandikira no muri comment ukuntu murimo murabyumva, ariko noneho anavuge cyane kugira ngo mwumve neza. Afite n'ijwi ryiza, mwabyumvishe? Turagarutse rero nyuma y'aka kananga, ndagira ngo atubwire neza. Yaragiye kutubwira ukuntu yisanze muri uyu mwuga. Ese ni umwuga nibona bati ni hereditary, ni w'ababyeyi, warabyize mu ishuri, ni impano y'Imana yaguhaye? Tubwire. Mvuze ko ari hereditary sinaba mbeshye, kuko na mama nawe ni umuntu uvura, ariko nge hazamo n'impano hazamo n'impano y'Imana, niko nabyita, kuko nshobora kujya wenda nkabona umuti ntawumbwiye, mu nzozi gusa nkibonera nk'umuti, nkabona ibyo uvura. Muri ko nk'iyo ni impano, ntabwo navuga ngo ni hereditary gusa. So tukiri aho ngaho rero, roho nzima mu mubiri muzima, kandi baca umugani mu kilatini ngo qui ben amat ben castigat, cyangwa se mu gifaransa qui aime bien châtie. Mbere yuko dukomeza kino kiganiro cyacu rero, tuvuga n'ibyerekeranye n'imiti, ugiye gutangira uturageza Uwiteka, kuko mbere na mbere Imana ngo mumaze mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ngo n'ibindi muzagira gute tuzabyongerewa. Burya udafite Imana ntacyo waba ufite. Reka atangire adushyire imbere y'Uwiteka. Uwiteka Imana yacu, turagushimiye cyane Mwami Imana, tugushimiye cyane kuko waturinze kuva mu bihe byatambutse, ukaturinda muri byose, n'uyu munsi tukaba tukiri bazima. Hari benshi batambutse atari uko bakiranutse, atari uko twe twakiranutse kubarusha, ahubwo n'imbabazi zawe zikiturinze n'ubuntu bwawe bukitubeshejeho. Uhoraho rero turakwinginze ngo ubane n'abagiye gukurikira kino kiganiro, ntaba ari njye uvuga, ahubwo ari wowe uvuga. Kandi Uwiteka, ndasabye kugira ngo imitima yababaye, imitima yihebye, uyihumure, uyihumurize, kandi abafite ibibazo bikomeye by'ubuzima ubabere umuganga w'ukuri, kuko nubwo twe tuvura ariko gukiza aba ari ukwawe. Turagushimye rero Uwiteka, warakoze ku bw'uyu mwanya utumye tubona ngo tuganire n'abantu, tuganirize ibiremwa byawe. Urakoze Uwiteka, turagushimye cyane, kandi nsaba kugira ngo abantu bose bazajya bakoresha iyi miti bivura, ujye ubashyigikira bakire, kuko waremye ibimera ngo bifashe abantu. Turagushimiye rero Uwiteka, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Arakoze cyane. Ndatangira ku ijambo rito mvuga ngo burya ngo isoni zirisha iki? Uburozi. Hari abantu usanga mufite ibibazo cyangwa se dufite ibibazo tugatinya kugana muganga, cyangwa se ukibaza ngo nini ndabaza namubariza he, byagenda bite? Uyu munsi isi yabaye umudugudu, wicara iwawe mu rugo
ufite smartphone, ufite televiziyo cyangwa se ufite ikintu cyose gikoresha iyakure, ukabasha kuzenguruka isi yose ndetse ukamenya n'amakuru agenda atandukanye. Mu gisata cy'ubuvuzi ngiye kuguhereza umwanya uhagije, gusa turi buze kuganira mu tuntu tw'uducarenji kugira ngo nibura abantu bameze nkanjye hari ibintu baba batumva neza kugira ngo tukubaze tubashe gusobanukirwa. Umwanya ni uwawe, karibu. Murakoze cyane. Ku bantu batanze reka mbanze mbibwire, nitwe Bikoribizi Sara, ariko namamaye nka Mama Vimbisha. Abantu banzi kuva mu myaka ya mbere ya za 2019 2018 gutyo bari banzi ku izina rya Mama Vimbisha, ndetse n'ubu hari abantu bakenyita gutyo. Rero nagiye mfasha abantu mu kubona product zabafasha kugira ngo ubugabo bwiyongere, bakajya bavuza bakesesa by'ukuri kiziyongera kingana gutya, bagaheraho bavuga bati kizavimba koko, baheraho rero banyita ngo ni Mama Vimbisha. Ariko uyu munsi rero reka nze nabyo ndabikomozaho. Ariko reka mbanze mbabwire, ubusanzwe ngewe maze igihe kingana hari nk'imyaka 9 iri gusatira 10 nkora ibi bintu byo kuvura. Ufite experience? Urakoze. Wenda kugira ngo utaza kuvuga ibintu byinshi ugasanga bimwe dutangiye no kugenda tubyibagirwa, nubwo abantu badukurikira bashobora gusubiramo ikiganiro. Hari ikintu uvuze ngo kugira ute ngo kongera iki? Kongera ingano y'igitsina, ubugabo ku bagabo. Nicyo kintu, niryo zina bampaye banyita ngo ni Mama Vimbisha, kuko nakoraga ibyo bintu nyine, imiti yo kubafasha ngo kiyongere. None se ukora reflexor, massage reflexor ujya ukacyongera bigenda biti? Ubahereza umuti? Nagira ngo udusobanure, kuko hari abantu baba batabyumva neza, kandi ugasanga hari abantu usanga bitewe wenda bamwe nuko bavutse cyangwa se abandi bakaba bamaze kuba bakuru, ugasanga batewe ipfunwe nuko hari hepfo munsi y'intuza haba hareshya. Wajya kureba ugasanga rimwe na rimwe umuntu afite imyaka 20, 30, ariko wareba ugasanga ni nk'agatoki k'akaregeye gato cyangwa se nk'akantu k'umwana gatoya, ugasanga nibura afite ipfunwe. Ese ubundi biterwa n'iki? Ibivurwa bite? Ese koko umuntu ufite ikibazo cyo kugira, reka nanjye mbivuge, igitsina gito ku mugabo, ese cyakwiyongera bikora bite? Yego, reka mbanze ngusubize. Yego, cyakwiyongera, nako kiriyongera, ntabwo ari gushyira mu nteganyo kuko birakunda. Yego, regera mikoro kugira ngo bakumve neza. Ubundi igitsina ni urugingo abantu badakunze kuvuga, ugasanga rimwe na rimwe afite n'ipfunwe, bamugane yuko ari gito cyane, hari raporo y'ukuntu angana akabona ni gito rwose. Ariko reka mbabwire ngo ni urugingo rushobora no gukura. Hari abantu bavuga ngo se ngo umuntu afite imyaka 40 ngo 50 ngo kigakura. Reka mbabwire ngo umubiri ahantu iyo hatari n'igufwa ushobora kuyabucya uko hakurura ukisanga rwose hiyongereye. Nakubwira urugero, wenda reka turebe ukuntu abakobwa wenda acimye, tuvuge umuntu w'imyaka wenda nka 35 40 agafonda umubiri utaru hari kandi ukabaho. Rero ni nako bigenda ku bagabo. Abagabo bafata ndetse bakoresha uburyo bwo kumasa igitsina rwose bijya bibaho kikiyongera, ariko hari abantu kitiyongera iyo ari ku muntu yavutse, rwose bwo bijya bitinda bikagorana. Ariko yari ibintu bije nyuma rwose igitsina kiriyongera. Hari igihe ugira ukarwara nka amibe irakona, sinzi niba mwarigeze mubyumva. Amibe irakona ku buryo usanga igitsina cyaragaragaraga, ariko usanga cyagiye kinyunyuka, ugasanga kigeze ahantu noneho kabaye nk'agapipi k'abana nk'uko wari ubikomojeho. Rero iyo ukoresheje nka produit zifasha mu kugira ngo amibe ikire, cya gitsina gifite kugaruka. Ariko hari igihe amibe ikira ariko za ngaruka zayo ntizihite zikira. Rero hari umuti ukoresha mu kugira ngo cya gitsina cyongere kigaruke. Ikindi navuga ni abantu bafite ikibazo cya diabete bura nayo igira uruhare mu kuyanga igitsina kibure. Turabizi tuma abagabo bagira intege nkeya mu bijyanye no kunoza amabanga y'abashakanye, akisanga nta bushake akibona, kisanga ari kurangiza vuba cyangwa kubipa nk'uko tubyita, ariko n'igitsina kigasubira inyuma kikagenda neza kikanyunyuka neza ukakibura. Rero ni ibintu byo ngibyo umuntu avura. Iyo ari ibintu byaje nyuma ni ibintu bikira rwose kikagaruka. Hari ibintu wari uvuze ngo hari igihe nako ntihari igihe ubwo mwe mufite umuti muhereza umuntu ashobora kuba yasiga ku gitsina cye, nkuko ngo tuzi neza ko urugingo rudafite igufa ngo ugenda usiga kikagera cyonyine. Ese byaba bitandukanye na masturbation cyangwa se kwikinisha ukoresheje amavuta? Ubundi kwikinisha ni igikorwa ukora ugamije n'ubundi kugira kugera ku byishimo bya nyuma, aho ukoresha cyane buriya mu kugira ngo barangize akora uburyo bwo kugenda kubaganisha umutwe w'igitsina, kuko niwo ugira
dusensa yego ni nka sensa nibagera gukururwa na buriya bushagarira baba mu mugore akisanga yararangije cyangwa se nawe ubwe yagiye kubaganya wamugani kubera nk'iyo sensa akisanga yageze ku byishimo bye bya nyuma. Ariko ariya mavuta nababwiye afasha mu kuyaga igitsina kirambuke ntabwo uyakoresha ku mutwe w'igitsina, uyakoresha ni igihimba buriya. Reka tubyite ko uyakoresha nk'igihimba kuko niba hano hari mu mutwe bwe hari n'igihimba. Yego. Ni byiza cyane rero niba hari uwo muti kuko hari abantu benshi badukurikiye binaragaragara ese kuko hari abantu benshi babibaza ngo uwo muti urakora, kuko iyo ujya kureba usanga hari imiti imwe n'imwe umuntu abona ku isoko abantu bagenda bameze nk'aho bayizunguza bakubwira ngo uyu muti ugira ibi ugira ibi ugira ibi ugira ibi, ubundi kuri bamwe na bamwe uraza kwihanganira ubyire umuntu abwirwa n'iki igitsina cye cyagwingiye. Yego, reka mbanze nsubize kuri ibyo byo kubaza ngo se koko kirakora. Icyo ubarije abantu benshi cyane, abagabo benshi bari baza bati mu by'ukuri ubundi koko kirakura. Reka mbabwire ngo birakunda iyo habayeho kuvura impamvu zateye icyo kibazo, niba ari amibe, niba ari uko kwikinisha nabyo buriya biragenda bigatuma igitsina kigwingira, kuko hari ukuntu bituma imitsi idakomeza kurambuka neza, bigasa nkaho yikunje, imitsi ikikunja, kandi urabizi igitsina ni imitsi. Iyo yikunje rero ntabwo amaraso aba akitembera neza ngo yisange igitsina cyakomeje gukura. Icyo gihe rero iyo ukoresheje product zituma imitsi zibuka, amaraso agatemberamo neza, kirakura. Ikindi ntari nababwiye ni ukuba umuntu afite ibiro byinshi. Hari ukuntu umuntu agenda ukabona yabaye mbese yarabyibushye cyane, yagize nk'inda nini, aragenda agira ahantu hose aragenda arabyibuha cyane. Icyo gihe nabyo bishobora gutuma igitsina kigwingira, kuko purisi indi z'imbere purisi igitsina kibura. Ubwo rero ibyo nabyo ni ibintu byatuma kiba gitoya. Ubwo rero nk'uwo nguwo mu kumufasha habaho kumuha ibimera byatuma agabanya ibiro bye bikagenda bikagabanuka kugira ngo igitsina kigaruke. Rero mu kubivura ntabwo nakubwira ngo ukoresha ariya mavuta yonyine ngo kigende gikure, ntabwo yonyine yagikuza. Niyo mpamvu habaho no gufata umuti unywa, umuti wo kunywa ukozwe, harimo uwitwa mukiku ukozwe mu giti n'ubundi cyitwa mukiku. Icyo giti rero gishinzwe kugenda kikazibura imitsi, kikoza, kigashongesha ibinure biri mu mitsi kugira ngo amaraso abashe gutembera neza, igitsina ukisanga cyongeye cyagarutse. Hanyuma ubwo ugakoresha iyo kugira ngo imitsi izibuke n'amaraso atemberemo neza, ariko kandi mukiku ikangura n'imisemburo. Iyo rero wafashe bituma amaraso atembera neza, imisemburo ikaba ikangutse neza, rwose cya gitsina kiragaruka. Ariya mavuta rero uyakoresha nko kugira ngo gusa kiyongereho mu burebure, ariko ubundi igitsina cy'umugabo mu burebure kiriyongera, mu bugari kikiyongera, gusa ntabwo birenga santimetero 2. Hari abajya bambwira bati shaka ebyiri ziyongereyeho wamfashije hazikaba nk'8, ndi mu mwahita mbaza. Ndabizi neza ko waje wikwije, ndabizi iyo twabatumiye hano mu studio muza muri full package. Ndagira ngo ku bantu badukurikiye kuri televiziyo watwereka Mikiku. Ni Mikiku? Ndi Mukiku. Okay, ndabizi neza irahari, watwereka kugira ngo nibura abantu babashe kumenya ngo iba bimeze bite, kuko hari abantu usanga nibura umuntu ajya abona mu masoko bagenda bagurisha utuntu tumeze nk'utuvuta nk'udukotoro turi nk'aho ngaho tutagaragara, tudapakeginze neza, akibaza ubundi ibi bintu bifite ubuziranenge, ugasanga ku buziranenge nabwo umuntu arimo aragenda abyibazaho. Ariko noneho niba hari iyo muba mufite iri package imeze neza, babasha kujya kutwereka nibura abantu badukurikiye kugira ngo bumve ko bari safe, ko ibintu byabo bimeze neza. Ubundi wenda icyo twavuga wenda nka package byose sinayo mbona y'ingenzi cyane, gusa icyo bamenya ni uko mukiku, reka mbanze mbwira abantu bari za Tanzania na Kenya, hafi aho mukiku ni umuti bazi cyane kuko hari ahantu urakoreshwa cyane. Rero mukiku bayifata bakayikoresha, ufata imizi yayo, niyo mukiku ndi kubereka, dore nka mukiku iki giti hariho iki ngiki nibyo bita mukiku. Urabona ko bimeze neza, bipakeginze neza cyane. Ndabona handitse ngo repromoted mark and Mikiku powder. Harimo Mikiku powder rwose, no mukiku rero banatubwira ko ari naturel ari natural 100% cyane rwose, bitigeze bica mu ruganda. Yego, nta ruganda byaciyemo, nanjye ndumugabo wo kubihamya kuko njya nsura ahantu babikorera. Yego, nagiye mbabwira gato ku muboro, nuko ntago nabivuze hari hano, ariko abo twaganiriye nagiye mbabwira ku giti cy'umugoro, mbabwira ukuntu gikora ku bagabo. Ariko nino mukiku rero ku bagabo nanone bakeneye kuzibura imitsi ngo amaraso atembere neza agere mu gitsina cyabo, ino mukiku niyo ya mbere. Iki giti rero rwose
ubonye imbuto zacyo zirakuvura, ubonye imizi yayo, ubonye amababi, ni igiti cyiza rero. Hano rero harimo iyo fu ya mukiku, harimo imizi ya kino giti bita mukiku, hakazamo n'utubabi. Rero uyu ni umuti umugabo akoresha rwose pe, imitsi ikazibuka, amaraso agatembera neza, ukibona none ufite igikoresho kigaragara nyine kikubahisha. Urakoze cyane. Hari ibyo wari uvuzeho ngo umuki umuboro. ndagira ngo usobanurire abantu batawuzi, ubundi ukora ute, bimera bite, umaze iki? Ubundi abanyarwanda cyane cyane ngewe nagiye numva umuboro mwumviye mu Rwanda, ariko nagiye ngira umugisha wo kuba muri biriya bihugu bya za Tanzania, Kenya gutyo, ugasanga umuboro natangajwe no kumva ubundi bari bakoresha igiswahili cyane, ariko n'ubundi umuboro nawo wumva bari kuvuga nk'ikinyarwanda ukumva n'ubundi ni umuboro. Umuboro rero ni umuti, ubundi ni igiti, iryo mwumve ngo ni izina ry'igiti. Umuboro uravura guhera, ni igiti kivura guhera ku mbuto kugeza ku itaka ryaho gihinze. Imbuto zikorwamo amavuta umugabo asiga kuri wa mutwe w'igitsina mimwe tugeze gukomozaho, ukisanga utakirangiza vuba, ukisanga uri gukora umwanya wose wifuza, ukarangiza ari ukuvuga uti ndumva ndushye reka nsohore. Hanyuma wagera ku gihimba cyangwa ku giti, reka tugite igihimba cy'igiti, yego tije, tije. Wagera kuri tije noneho ukisanga ifasha noneho mu gutwika ibinure nabyo kugira ngo amaraso atemberemo neza, tije y'umuboro. Noneho wagera ku mababi yawo na tije bivanze, bifasha noneho mu gukangura imisemburo, ukagira ubushake, ukisanga uri kugira ubushake kuri babagabo akora kamwe kugira ngo azongere bigafata iminsi. Noneho wagera ku itaka ryaho umuboro uhinze, ku bagabo bajya guca inyuma abagore tunabagaye, ariko biriya ntabwo ari sawa. Harimo ukuntu ajya hanze bakamuroga, bakamuzinga, yajya ajya ku mugore we bikanga, yajya hanze bikemera. Uriya nawe avurwa n'itaka ryaho umuboro uhinze. Urumva umuboro guhera ku itaka kugeza ku mbuto ni umuti ukomeye cyane kuvura abagabo. Utubwiye ko umuboro ari igiti? Ni igiti, ikaba n'umuti uvura ibintu byinshi bigenda bitandukanye. Mbese ubwo opposite y'umuboro ubwo ni iki? Sinzi wenda abantu bakunda kwiteramo nk'urwenya. Ndibuka mu Kigande igiti cy'umuvumu cyenda kuba abantu mubizi mutwandikiye muri comment, reka ndeke kubivuga cyane. Hari abantu biteramo urwenya ugasanga nibara bashaka kubiteramo na challenge, ariko mu bigaragara wa musore we uramutse ufite n'iki kibazo cyangwa se wa mugabo ufite iki kibazo, witerwa isoni no guhamagara kuri nimero muri kubona kuri screen. Nagira ngo mbabwire yuko imiti irahari kandi iraboneka cyane cyane ku bwinshi. Kugira ngo ugire ijambo mu rugo nuko hari munsi bigomba kuba byagenze neza cyane, kuko hariya hatameze neza ndakubwiza ukuri, ushobora no gusuhuza mu rugo bakanakwihorera. Urabizi cyane banakwihorera. Ariko warumbajije ngo opposite y'umuboro ngo ni iki? Ubwo nyine namwe murabyumva muzi Ikinyarwanda, ariko icyo nababwira nuko njye mpita babwira ngo ni imvura idahita, kuko naragiye kuvuga ngo ni umuvumu mu Kigande, none oya ni imvura idahita, reka twite imvura idahita ku bagore. Okay, ukoze hasi unyibutse ibuye. Burya abadukurikiye hano ni ibitsina byombi, ni abagabo, ni abagore, ni abasore, ni abakobwa, ni abantu batandukanye. Muri make ni sex female na male. Rimwe na rimwe rero hari igihe usanga abantu atari umuntu umwe ufite ikibazo gusa. Burya akenshi na kenshi uramutse uvuye igitsina gabo ugasanga nta ibibazo bisa nkaho birangiye, ariko wareba ku gitsina gore ugasanga naho hari ikibazo. Kubigorana, kunyura ahantu hahanda, bigenda biteho igihe. Reka rero mbabwire, buriya ntabwo umuntu yajya kuvura umwe ngo amagani tuvura abagabo tureka abagore. Reka mbabwire ubundi bibazo abagore bakunze guhura nabyo. Abagore ngewe nakira benshi n'abagore bafite ikibazo cyo kuba mu buriri nta mvura igwa. Wa mudamu we ufite ikibazo, tukaba dukurikiye uzi ko ufite ikibazo cyo kuba nta mavangingo ubona. Hari umugore numvise binambabaje, yari afite imyaka igeze nko muri 42, ambwira ngo amaze kubyara 3 mu rugo, ngo ariko ntabwo amavangingo ayazi. Kambaza ati Sara, mu by'ukuri bibaho amavangingo abaho? Timbwiza ukuri. Ambwira nta na gatoya ngo urabona direka dati, mbyumva ko uramubivuga nkagira ngo nyine n'ibintu byo gukabya gusa. Ntaribagirwa rero tukira aho ngaho, hari abantu benshi cyane cyane b'igitsina gore batazi ijambo kurangiza. Yego, nagira ngo nabyo mbere yuko dukomeza aho ngaho ubanze ubitubwire, ubone gukomeza ku byo wari utubwiye kuri imvura idahita. Yego, ubundi umugore
utarangiye ubundi kurangiza no kugera ku byishimo bya nyuma byawe bya nyuma urumva nyine no kurangiza kandi urangiza icyo watangiye. Abagore rero bamwe bararongorwa ariko ntibarangize, ariko ngaye n'abagabo buriya abagabo bo babona barangije bageze ku byishimo byabo bya nyuma bagasiga abagore, mbabwira ngo namwe turabagaya, ntabwo bikwiye yuko ujyana n'umuntu ngo umusige mu nzira. Ndatekereza ku bantu bufite kiriya giti cy'umuboro ndetse na ya indi bari mikiko bari iki, muraza kunyihanganira, hari igihe umuntu aba ataramenya kubifata neza cyane. Nabonye mu kanya wari ufite n'abakiriya benshi cyane hano, haba abagabo haba abagore, bari benshi bari bagutegereje hano muri office, kandi nabonaga benshi bagura iyi miti kuko hari n'uwaje yirahira ngo mbega ngiye kugushakira mushuti mugenzi wanjye kuko nabyo ntiyabyizera kandi njye gukoresheje, reka nanjye nkumushire mwereke ko byose bishoboka, kugira ngo inshuti nta kintu itagukorera. Waruvuze rero kubyerekeranye no kuri imvura idahita ndetse no ku bagabo bashobora kuba basiga abagore babo mu gikorwa nyirizina. Hari impamvu ishobora kubitera imwe cyangwa se impamvu nyinshi, birashoboka cyane. Burya reka tunabigishe, iyo mu rugo mutagira ikintu cya communication ngo mubashe kuganira mumenye ikibazo gihari, byagora kugira ngo mubashe gukemura bene ibyo bibazo. Ariko iyo wamaze kwisobanukirwa ukamenya ikibazo ufite icyo ari cyo ukakiganira n'uwo mwashakanye, ndatekereza burya no gushaka umuti binaroroha cyane. Ni nayo mpamvu rero hari abantu nabonye bagera nko kuri 4 bari famiye, umugabo n'umugore bose ugasanga bose baje hano baje kwivuza mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Biragaragara ko imiti yawe irakora. Imiti yawe irakora pe, nkurikije abantu nabonye hano imiti yawe irakora. Ubundi kugira ukuri nibyo bya mbere, ndi umuntu uharanira kugira ukuri. Ikintu nzi kitavura ntabwo nakikurangira. Egera mikoro. Ikintu kidakora ntabwo nshobora kugiha umuntu. Ikintu kitavura ukubeshya umuntu njye numva kugawa byantera ipfunwe, byantera ikimwaro. Niyo mpamvu rero nkuko nari mbabwiye, niba uri umugore ukaba ugira ikibazo cyo kuba nta bubobere ugira, nta mavangingo, ntujye urangiza, babaho batajya banarangiza pe, ugasanga ntajya arangiza. Icyo gihe rero imvura idahita ibibafashamo, ariko impamvu zatuma utanarangiza wa mugani wawe hariho niyo nagita nko kutaganira ku bashakanye. Communication iri hasi ishobora gutuma umugore atarangiza, kuko no mu gihe utarangije ntutinyuka kubwira mugenzi wawe. Ikindi harimo ibintu by'isoni. Mwabadamu mwe, niba uri gukora igikorwa n'umugabo wawe ntukwiye kugira isoni, n'umugabo wawe nyine nta cyaha uri gukora, uba ugomba kwirekura aho wumva akwiye kuba ari gushyira, ukavuga uti kora ahangaha, cyangwa se ukanamubaza. Mubundi mugomba kubikora muganira, ntabwo ni ngombwa ngo mubikore nkaho ari inkoko nizo zidakominika aho ibonye nyine yuririra aho ngaho. Ariko umuntu uri kugira mugenzi wawe, n'umugabo wawe, n'umugore wawe, sinibaza impamvu rwose ugira isoni zo kuba wamuvugisha ngo mubiganireho. Rero imvura idahita nk'uko mubyumva, ubundi ni izina ry'ibimera, ni ibimera byitwa imvura idahita. Iryo zina uko mubyumva ni nako bigenda pe, urawukoresha iminsi 7 yonyine itaranagera iyo usanzwe ufite ubobere, amavangingo aba wayabonye. Rero hari umugore uvuga ati ariko njyewe nshobora kuba nyafite, ariko umugabo wanjye akaba ari utazi kuyashaka. Niyo mpamvu mbabwira ngo mujye muganira, nawe ubwawe umugabo wawe atazi no kubikora nawe wabyikorera. Ufite amazi, ntabwo amazi ava kure pe, ni ibintu nawe wakora ukabona, ni ibintu wakora bikemera. Rero reka mbabwire ngo ubwo abagabo mwamenye uwo muti w'umuboro ubikemura, abagore namwe bafite ibyo bibazo by'ubushake buri hasi mwakoresha imvura idahita. Ariko kandi ntabwo ari ukuvangizana amavangingo byonyine, imvura idahita ubundi ifasha no kugira ngo abagore basame byoroshye. Umugore ufite ikibazo cyo kuba adasama byoroshye uramufasha, kuko uragenda ugakora cyane cyane mu bintu by'imisemburo no mu gukora mu matronte, kandi igafasha no mu kurwanya imihango ihindagurika. Ufasha ndetse kuyanga imihango ijye kuri gahunda. Niba uzi ko ufite ibibazo byo guhora uva, buriya guhora uva, hari abantu bajya mu mihango nka 3 mu kwezi, cyangwa ugasanga inshuro nyinshi ahora mu mihango idakama. Icyo gihe imvura idahita iragufasha, kuko utabyivuje ni kwa kundi umugabo gukora agasanga uyu munsi ngo uracyari kuva, ejo n'ejo bundi ugasanga bikomeje gutyo, ukisanga n'ubundi wanamutera kujya kuguca inyuma. Rero niba uhuye n'ikibazo nk'icyo ngicyo by'imihango ihoriza no gusama ubona byanga, imihango ikubabaza, wisanga nta bubere nta mavangingo, wakoresha imvura idahita hakiri kare ukivura, kuko umunsi yanyarutse akagera hanze kugira ngo umugarure mu rugo bizagorana. Kandi hari igihe uba wabigizemo uburangare, ukabona ibiganiro nk'ibingibi ugapinga ziriya n'indaya ziba ziri kuri YouTube n'ibiki. Ntabwo tuba turi indaya, natwe dufite ingo zacu twubatse kandi nziza. Rero ntabwo twabona ibidufasha kubaka ngo tubihorere, no kubafasha no kubagira inama. Rero niba uri umudamu ufite ibyo bibazo nawe byo kuba utajya unarangiza, imvura idahita igufasha kugira ngo rwose ugire ububobere, ugire amavangingo, uryoherwe n'imibonano. Hari n'igihe umuntu akora imibonano ukagira ngo bari kumufata ku ngufu,
akaba daho nyine ngo byo kugira ngo shango mbikora ngo nyine ngo kubera ko ari inshingano. Ntabwo ugomba kubikora nkaho ari inshingano. Bikore warashatse kugira ngo wishime n'uwo muri kumwe yishime. Bikore rero nkaho ari ibintu nyine bigomba kuba ibyishimo mwembi, kandi mujye bumekinga sure yuko wishimye n'uwo mwabikoranye wishimye. Ni byiza cyane. Ese ikibazo gisa nkaho cyenda kuba ni cyanyuma, abantu benshi badukurikiye barabyumvishe kandi bumvise bamwe banabishaka. Ese uwagushaka yakubona? Ubundi ndabaha nimero ndayibabwira ni 0788 563 740 mbabwire ngo ndi Kigali, uri hano Kamonyi, hano hafi n'akarere. Mbabwire ngo uri muri Amerika, product ziba zihari muri Amerika, aho byoroshye no kubashyirira ku iposta, ariko mba nyifite Chicago na Iowa, hanyuma na hano mu Rwanda ntabwo bigoye, n'amadelivery umuntu bayakora. Murumva rero isi yabaye umudugudu, aho waba uri hose ibintu bishobora kugeraho. Mbere na mbere manza wimenye ku giti cyawe, kone twameme niko bavuga mu ndimi z'amahanga. Noneho numara kumenya ikibazo ufite, cyangwa se niba utanabyumva neza, akora consultation, ukaba wabasha kumugana, akabasha kukugira inama n'uburyo yabasha no kuguhereza umuti, ukabasha kugira roho nzima mu mubiri muzima. Reka dusohoreze ahangaha ikiganiro cyacu nakagaruka, tuzongera ubutaha. Caca. Ugarura imbaraga z'umugabo w'umunyakuri. Hari abagabo benshi bagira ikibazo, imbaraga zigatsika, mutima ukababara cyane, igitsina gabo kikabura umurego, uburemba bukaza nk'igicu mu buzima. Ariko hari umuti waje uje gutabara, umuboro, umuti wisizere, uvura uburemba ukongera imbaraga, ugarura ishema n'umunezero mu rugo. Umuboro we muti w'ingabo, uwakoresheje amara igihe mu kabariro. Umuboro we muti w'imbaraga, asorera igihe ashakiye ndaguhangayika. Iyo wawukoresheje bigenda neza, umubiri ukagarura ubushake n'umurego. Ndakwihuta ndagutinya, akabariro kakaba keza kagatanga